ikintu cyaduteye agahinda cyane rero ni ukubona directeur w'ikigo ataza ngo twegere nk'umuryango aze agaragiye umwana yareraga atubwira ati kugeza kuri isa nta gifite ubuzima ariko byatangiye bitya bisoje bitya. Yego. Mu nkuru zivuga ko umwana yiyambuye ubuzima bavuga ko ngo byaturutse ku makimbirane yo mu muryango. Umuryango we mubanye muti? Umuryango we tubanye neza. Muhumuza na Françoise na ababyeyi babanye neza, munabajije mu mudugudu atuyemo no mwisibo mwasanga babana neza. Kandi ikindi kintu ngewe ntemeranya nacyo, ntago umwana yakwiyahurira amakimbirane yo mu muryango atari yahuye muri vacances yaramaze amezi 3 mu rugo akiyahura mu byumweru 4 yaramaze ku ishuri. Ntago twahuza amakimbirane yo mu muryango no kuvuga ngo yajya kwiyahurira ku kigo kubera amakimbirane, ahubwo yavuga ahari amakimbirane mu muryango yavuga ko wenda akurundi ruhande nkuko mwe mwabyumva yavuga ati wenda mbaye nduhutse amakimbirane yo mu rugo kuko mbonye aho mbaye ndi ntago yakwiyahurira ku ishuri. Yego. Hanyuma aho yize umwaka wa mbere n'uwa kabiri ho byari bimeze bite? Ndumva ho byari bimeze neza nta kibazo yari afite. Ariko uyu mwaka kabisa waramushaririye cyane. Kimwe nuko twebwe nk'umuryango kugeza ubu twakoresheje autopsy ntago turabona igisubizo kugeza ubu twe nitwemera ko yiyahuye ko nta cyemezo turabona. Batubwiye ko yiyahuje ibinini by'imbeba. Ntabwo tuzi niba kantine ziwabo zigira ibyo binini. Ntabwo tuzi niba aribo bakimuzaniye bakakimuha cyangwa niba yarakiguze muri kantine. Ntabwo duhamya ahantu yabarakuye icyo kinini bemeza ko yanyoye. Mwabasabye byasigaye yaguze kimwe mwasatse ivarise iri hehe? Kugeza kuri aka kanya nta valise ye batuzaniye, nta bikoresho biraza kugeza kuri isa kuri tariki ya 30 tuvuga naho nta na kimwe kiraboneka. Ni ibintu biteye agahinda rero kubona umwana agira ikibazo ntihagire umurezi n'umwe uzamukurikiye, ntihagire umurezi n'umwe ubabazwa n'ikibazo cyamubayeho. Twebwe byaratubabaje cyane. Hanyuma ikinini cy'imbeba twongeye tukigarukeho, ese mu rugo hari ibyo yagiraga, ese yagiye ku ishuri bifite, hari amakuru mu bifiteho? Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Ntangire bakunzi bakaregera Omar Pano twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe. Turimo turasoza ukwezi kwa 10 kwabayemo akazi kenshi aho twagiye kuri tere hajemo n'uburwayi, hanyuma tugenda habamo n'inkuru nyinshi twakunze kuganira ku bintu byinshi. N'ubu hari byinshi twagombye kuba tubaganira, hari ibyo twabemereye ariko byanze bikunze tuzabibagezaho. Uyu munsi turimo turasoza ukwezi kwa 10 kwa 11 kuzatangirana n'umunsi w'abatagatifu bose mu karere ka Gicumbi guri n'Igicumbi kwa 5 n'ugutera igiti naho tuzaba turiyo. Hanyuma inkuru zipendinze kuwa 4 tariki 31 ku rukiko rwa Kicukiro niho hagaragaye Muheto mu mapingu, Nyampinga w'u Rwanda Muheto Divine mu mapingu agiye kuburana fata ku mavuta. Abantu batangira kuvuga atese noneho abakobwa basigaye bazira inzoga, abagabo bakazira amagambo. Ibintu byarahindutse. Ibyo nabyo tuzagenda tubagezaho uko dushobojwe, ariko hari byinshi twagiye tubemerera. Mu byo twabemereye harimo ibiganiro bibiri byo mu karere ka Gicumbi ku kibazo cya meya uhanganye na komisiyo y'abakozi bahanganye ku mukozi gitifu wari gitifu w'umurenge wa Mbogo Ndagijimana Frodoir. Harimo ibibazo byinshi ruragigiye, amabaruwa aracicikana hagati ya komisiyo n'akarere ka Rulindo, noneho na Minaroke nayo yiyemeje kugerayo. Nicyo nacyo tuzakibagezaho kuko dufite amakuru ahagije, umwanya niwo wabaye mukeya. Ikindi twabemereye ni ibijyanye n'inzu yasenywe mu karere ka Rulindo, umurenge wa Kisaro, akagari ka Kamushenyi, aho twabonye umukuru w'umudugudu yanzuye ko hasenywa inzu y'amabati 25 ngo hishyurwe ibirayi imigozi 10.
ibirayi bitageze ku biro 10 hanyuma agasenywa inzu y'amabati 25 twereje umunyamakuru ikiganiro yarakizanye nacyo kizabageraho. Hanyuma ikindi rero uyu munsi ibyo tugiye kubagezaho nongere mbashimira ikiganiro cya Mutesi nabonye mwaragikunze cyane. Nibaza ko abantu benshi hari byinshi byavugwagamo cyangwa se hari uburyo twakibagejejeho bitandukanye nuko abandi babivugaga. Nibaza ko bamwe babwenda bavuga ati harimo kuri kwe abandi batatinyukaga, ariko nibaza ko byose tubikorera kugira ngo abantu bagerageze kubwizanya ukuri, tumenye ibiriho n'ibitariho. Ikindi ku kiganiro kijyanye n'umwari Nyampinga umwana Muheto Divine tuzabirebera hamwe muri rusange. Ese abana muri kino gihe bimeze bite? Ese imyitwarire y'abana mu mayoga, mu bitabi, mu bugizi bwa nabi biraturuka kuki? Ese n'uruhare n'amacyumbirane mu miryango? Ese n'ababyeyi tudafite umwanya wo gukurikirana abana? Ese n'abana bakurira mu mafaranga tukibagirwa uburere? Ibyo nabyo tuzabigarukaho, ariko ikigaragara cyo byose ni gahunda tuzatangirana n'ukwezi kwa 11. Uyu munsi rero nari nababwiye ku kibazo cy'umwana w'umunyeshuri waguye mu ishuri rya École de Lettres de Gatovu mu karere ka Nyabihu umurenge wa Kintobo, hanyuma aza kujyanwa muri centre de santé, avanwa centre de santé ajyanwa mu bitaro bya Ruhengeri, agerayo yapfuye. Ababyeyi be abavandimwe barampamagaye barambwira ati dore ko tubona ibintu. Bagarukaga ku kintu kijyanye no kuba ikigo gisa naho cyacecetse, bakagaruka ku kintu kijyanye n'ibaruwa yaje kugaragara umwana yanditse, baza kugaruka ku kijyanye no kujya gupimisha umurambo Kacyiru kandi abavandimwe ba nyakwigendera bicaye ku bitaro bya Ruhengeri. Haza no kugaruka ku kiri kibazo cyo kuba byavuye muri autopsy bitagaragarizwa umuryango. Ni byinshi rero abagize umuryango nibo bagiye kubitwibwirira, hanyuma nk'uko babidusabye. Kandi iyi cano ibereyeho mwebwe, ntacyo mwadusaba ngo tukibime, uko byagenda kose tubikorera icyo mwabisabiye. So muri make rero mureke tuganire, tuvugane n'abagize umuryango w'umwana wari ugeze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye waje gupfa amarabira, bikaza kuvuga ko yiyahuye, batiyamwe ibinini by'imbeba. Ese koko uko bitangazwa, ese niko n'umuryango ubibona? Naho mukanya. Amakaro meza rero ni ku Ikaro Plaza hano i Remera imbere ya gare, uciye munsi ya station iri imbere ya gare ugatambika munsi ya station, hanyuma ukagera hirya ukahasanga amakaro meza, ibikoresho byo kurangiza inzu, rangete, gypsum, amarangi avanze neza. Hanyuma wabahamagara kuri 0783 150 46. Aha kuri kamera rero turi kumwe n'umubyeyi nkuko nabivuze muri introduction. Subuhoro aragenzwa no kutugezaho amakuru ajyanye no kubura umwana mu muryango. Nkuko nabibabwiye, umwana w'umukobwa wigaga ku ishuri rya Gatovu. Ibiganiro byinshi, inkuru zasohotse zavugaga ko yigaga mu wa 5, ariko baravuga ko yari mu wa 3. Reka tubahe ikaze, mutangire mutwibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bora Chantal, ndi nyirasenge w'umwana witabye Imana witwa Muhumuza Hape. Akaba yarigaga mu mwaka wa 3 nkuko bikosoye neza cyane. Yari mu mwaka w'iciciro rusange. Akaba yaragize urupfu rutunguranye tutazi. Twabashije kumubona byarangiye. Umwana yigaga i Gatovu, yavuye bamuvanye i Gatovu bamujyana kuri poste de santé ya Rwintobo. Aho hafi ahageze, twebwe twahamagawe n'umuganga wamwakiriye avuga ko saturation yiwe idafata, ko n'umutima utagitera. Bahamagara mama we bamubwira ko umwana atagifite ubuzima. Hashize akanya gato bamwohereza mu Ruhengeri, ku bitaro bikuru bya Ruhengeri. Yageze mu Ruhengeri yapfuye. Badushyikiriza umurambo. Animatrice wamuzanye dusohotse hanze kumureba dusanga yigendeye, nta mayandi makuru twongeye kubona. Icyatubabaje nk'umuryango nuko twahamagaye ku kigo, directeur w'ikigo tubwira yuko animatrice yashatse gukubitwa kandi nta muntu n'umwe wamukubise, nta nubwo twanamuvugishije, nta namakuru namwe yaduhaye. Batubwira yuko umwana yiyahuye. Nkuko wabitangiye mu nkuru, umwana twe nta makuru yuzuye tufite kuko yiyahuye, ko ntabwo twabibwiwe, nta nubwo twabashije kugera ku kigo.
twasabye RIB kudukorera iperereza, batubwira ko umwana yiyahuye, ngo babonye n'urwandiko, ariko twe nk'ababyeyi n'abavandimwe ntabwo twemera ko urwo rwandiko ari umwana warwanditse, kuko ni urwandiko rutagira itariki, ni urwandiko rutagaragaza neza ibyo umwana yanditse, kuko harimo imikono igiye itandukana n'amakaramu atandukanye. Ibyo ni ibintu byatubabaje nk'umuryango, ariko cyane ikintu gitumye mfata uyu mwanya ngo mbibabwire ni akababaro umuryango wagize. Umwana yaratotejwe cyane, atotezwa na animatrice w'ikigo akiri muzima. Aramutoteza cyane, bigeza n'ubwo ku munsi wo kuwa gatatu muri icyo cyumweru bavuga yiyahuyemo, yarezwe kuri animateri w'ikigo ngo bamubonanye rinete, bahamagara ababyeyi, umwana baramubureyiminga cyane, yapfuye kuwa gatanu, baramubureyiminze kuwa gatatu. Ababyeyi bagezeyo, ababyeyi barabahamagaye muri uwo mugoroba, bamusabira imbabazi, barazimwaka rinete, umwana asubira muri class, ariko bahoraga bamutoteza, ntabwo bwari ubwa mbere. Ibindi byabaye byo kumutoteza byari bimeze bite? Ibya mbere byabaye byo kumutoteza, bwa mbere yandikiwe akabaruwa n'abandi bana biganaga, baramubwira ngo ubundi ubona ukwiriye kujya usangira natwe, ngo ntabwo usa natwe, ntureba nkatwe. Akabaruwa barakamusomera, arabegera ati ariko jyewe nakoze iki? Baramusubiza ngo animatrice ntabwo gukunda, natwe ntabwo tugomba kugukunda. Umwana yiga afite uwo mubabaro. Yarahamaze imyaka ingahe? Yarahamaze umwaka umwe. Nibwo yarakihagera? Yego. Umwana yiga afite uwo mubabaro, igiteye agahinda cyane. Umwana muri uyu mwaka yarahageze, animatrice yagiye amutangira ibirego bidafatika byo kumwiyenzaho. Gusa umwana yagerageje kujya abwira mu rugo ati animatrice ntabwo ankunda, bakamubwira bati ihangana, akabwira ati jyewe ndumva kwihangana bimaze kunanira, akantu kose nkoza ngendaho. Mu rugo bakamubwira bati ihanganure muri tronkome usoze iki cyiciro tuzahagukura. Umwana akajya avuga ati ku kigo baranyanga, mu rugo bakomeza kujya bamukomeza, wumva ko kameme ari bya bindi by'abana batazi ko byafashe indi ntera. Icyatubabaje cyane nk'umuryango kugera naho yiya ku buzima, nuko icyatubabaje nuko umuryango utagerageje kumva umwana ibyo yakomezaga kuvuga ko bamwanga. Ikintu cyaduteye agahinda cyane rero ni ukubona directeur w'ikigo ataza ngo twegere nk'umuryango, aze agaragiye umwana yareraga, atubwira ati kugeza kuri isa nta gifite ubuzima, ariko byatangiye bitya bisoje bitya. Yego. Mu nkuru zivuga ko umwana yiyambuye ubuzima, bavuga ko ngo byaturutse ku makimbirane yo mu muryango. Umuryango we mubanye muti? Umuryango we tubanye neza. Muhumuza na Françoise ni ababyeyi babanye neza, munabajije mu mudugudu atuyemo no mu isibo mwasanga babana neza. Kandi ikindi kintu ngewe ntemeranya nacyo, ntabwo umwana yakwiyahurira amakimbirane yo mu muryango atariyahuye muri vacances, yaramaze amezi 3 mu rugo, akiyahura mu byumweru 4 yaramaze ku ishuri. Ntabwo twahuza amakimbirane yo mu muryango no kuvuga ngo yajya kwiyahurira ku kigo kubera amakimbirane, ahubwo yavuga ahari amakimbirane mu muryango, yavuga ko wenda akurundi ruhande nkuko mwe mwabyumva, yavuga ati wenda mbaye nduhutse amakimbirane yo mu rugo kuko mbonye aho mbaye ndi, ntabwo yakwiyahurira ku ishuri. Yego. Hanyuma aho yize umwaka wa mbere n'uwa kabiri ho byari bimeze bite? Ndumva ho byari bimeze neza, nta kibazo yari afite, ariko uyu mwaka kabisa waramushaririye cyane. Kimwe nuko twebwe nk'umuryango kugeza ubu twakoresheje autopsy, ntabwo turabona igisubizo. Kugeza ubu twe nitwemera ko yiyahuye, ko nta cyemezo turabona. Batubwiye ko yiyahuje ibinini by'imbeba, ntabwo tuzi niba kantine ziwabo zigira ibyo binini, ntabwo tuzi niba aribo bakimuzaniye bakakimuha cyangwa niba yarakiguze muri kantine, ntabwo duhamya ahantu yaba yarakuye icyo kinini bemeza ko yanyoye. Mwabasabye ibyasigaye, yaguze kimwe, mwasatse ivarise iri hehe? Kugeza kuri aka kanya nta valise ye batuzaniye, nta bikoresho biraza kugeza kuri isa, kuri iyi tariki ya 30 tuvuga naho nta na kimwe kiraboneka. Ni ibintu biteye agahinda rero kubona umwana agira ikibazo, ntihagire umurezi n'umwe uzamukurikiye, ntihagire umurezi n'umwe ubabazwa n'ikibazo cyamubayeho. Twebwe byaratubabaje cyane. Hanyuma ikinini cy'imbeba twongeye tukigarukeho, ese
mu rugo hari ibyo yagiraga, ese yagiye ku ishuri abifite, hari amakuru mubifiteho? mu rugo nta binini by'imbeba wagira, nta ubwo wenda bishobora kuba biba ku ishuri ko mu rugo nta bibayo. Mu buzima bwe busanzwe ese mwe ababyeyi mwari mubanye nawe yes, turacyari muri Urban by City Blue mu n'amafunguro nk'uko twabibabwiye. Rero turacyakomeza n'ikiganiro ku bijyanye n'urupfu rw'umwana Happy wigaga mu mwaka wa 3 kuri ku ishuri rya Gatovu. Bari bakidusobanurira, hanyuma umubyeyi turi kumwe hano arakomeza tubwira uko byagenze kwa muganga, uko basezeye kuri nyakwigendera. Ariko nanjye mfite ibaruwa bavuga ko yanditswe na nyakwigendera, reka manze nyibasomere. Umutwe w'inkuru ni ibaruwa yanditse ku rupapuro rwo mu ikayi. Iyi ni fotokopi, ariko ifoto yayo twarayibonye, twabivuzeho ko ifite amakaramu atandukanye n'imikono. Yes, n'imikono ijya gutandukana. Amakaramu bakoresheje ikaramu y'ubururu n'iy'umukara. Umukono nawo twawubonye uri mu ibara ry'ubururu, ariko igihimba cy'ibaruwa cy'urwandiko kiri mu ibara ry'umukara. Nari nabyo yaragezeho dutangira kuvuga ibiteye urujijo, ariko uko byabena kose ushize nari nababwiye ko iyi baruwa, iyi nyandiko igomba kuboneka originali, igapimwa bakareba niba ari y'uwo mwana, cyangwa se bakanareba ko nta tariki ziriho, kareba igihe yandikiwe, niba ari imbere y'uko umwana apfa, niba ari nyuma y'uko umwana apfa. Ibyo byose ngira ngo igihugu cy'u Rwanda gifite ubushobozi bwo kubireba, nta muntu uzongera kuba yarenganira mu bijyanye n'inyandiko. Arandika ati, urupapuro rwo mu ikayi, uru rwandiko ni urwa mama wanjye nkunda cyane na Olivier nkunda cyane. Mama, kanizere ko umeze neza cyane nubwo nkoze ibi bintu. Mama, narakubabaje kandi nzi yuko ari wowe muntu ukunda abana be cyane kuri iyi si. Mama, naragukunze cyane pe, kuko ari wowe wababaraga nkumva nikoreye uwo musaraba. Abana wabyaye bakubabaje, none mama nkunda cyane bibaye ngombwa ko mfata uyu mwanzuro wo kwiyahura, kuko nabonaga noneho ibyoroshye bitangiye kukubabaza, aho kugira ngo nkubabaze napfa. Niyo mpamvu mbikoze, kandi mama ntuzababare, nabonye mpfuye wababara igihe gito, ariko kubaho mpora nkubabaza sinabishobora. Ko wabaho mpora nkubabaza, umbabarire kubikora. Kandi mama, basi abana basigaye ntibazakubabaze, kuko shaka ko imyaka yawe yose uzabaho wishimye. Sumuta uramuzi? Apfana iki na Happy? Ni mukuru we. Sumuta. Beni uramuzi? Beni ni musaza we. Rufi ni murumuna wabo Kadete Bucura. Musime. Sumuta, Beni, Rusi, Musime, ndabasabye ko mwakubaha mama nk'uko Olivier yahoraga abigenza. Ahora Olivier namwe muramuzi? Yego. Kandi mumukunde kuko yemeye kuba byara, kandi mumushimishe, mwubahe Imana cyane, kuko nta kintu na kimwe Imana ikora ngo ntiyubahishe, kandi hagire umuntu ujya muri Holy Baby. Yes, muri Holy Baby ansimbure, muzabinkorere, kandi muzirikane ko mbakunda cyane kandi mbazirikana. Holy Baby ni iki? Holy ni korali yaririmbagamo. Yaririmbaga muri korali? Yari umuramyi.
umuramyi ni iki? Umuherezi, umuhereza. Yari worshipped him. Umuramyi. No muri protocol ni no umuntu uramye Imana kwa. Nangize ngo ni umurimo uba mu rusengero. Yasengera muri hedini. Itorero CCM Bethel. Okay. Donc Holy Baby ni korali yaririmbagamo. Ntabwo ari Holy Baby, ni Holy Worship Team. Okay. Ntabwo tubyemerera ibyo bintu bya Holy Baby, ntabwo ari byo. Reka ndaje nsoma ikindi gice. Indi baruwa ntabwo isa n'iya mbere, ari umukono ntabwo bingana, ni nayo cyane iki gice cya kabiri cyo kivangavanzemo amakaramu. Nyirango ifoto yayo muraza kwibona. Iyi ni fotokopi kubera gusaza ngiye simba nsomera muri telefone, ariko turaza gupresenta ifoto yiba uko yakabaye. Iyi nibyo mba nafotoje kugira ngo mbashe gusoma neza, amaso yanjye ntagasoma ibyo muri telefone, ariko ni kimwe. Iyi rero ikavuga ngo my lovely mom, I'm sorry to this moment. Mbanze impamvu Imana itansubiza ari ukubera ibyo bibira byambayeho karande. Mama, ndakwinginze umbabarire mama, kugutombo igitambo kuguhombamo igitambo kubera ibyaha ntabwo bisomeka neza ariko utunyuguti ni dutoya. Ikigaragara ya mabaruwa nyine nta continuité yayo, iyo biza kuba rimwe. Iyi nayibonye mu ifoto itambitse, ira nayibonye ihagaritse, kandi n'inyuguti ntago zingana. Yes, aho atangirira ati ibyaha ndi kwihana. Iyi titre yari yanditse mu ibaruwa mu ifoto yanditse n'umukara, ariko amazina y'ibyaha ni uturongo dugiye dukase byanditse byo mu bururu. Ko narayibonye muri telefone ni kwigaragara. Ndibaza ko badani bazayishyiraho ukwigaragara muri telefone, nubwo ngiye ibi nabikoze ngiye kugira ngo mbashe gusoma. Hanyuma ibyaha akarongo ka mbere gusambana no gusomana, akarongo ka kabiri kwiba. Ikigaragara cyo bigaragara nyuma ya titre ibyaha ni ndi kwihana, biciyeho umurongo bagasiga umwanya. Ikigaragara ntago byahise byandikirwa, niyo mpamvu byanditswe no mu ibaruwa no mu ikaramu idasa n'izindi. Mama, ninongera gukora ibi byaha bibiri, mama, uzambe waze kuko ntago yakwishima kubona ndimo gukora guseba. Mana nkunda azapfe cyangwa ngo mama niwe nkunda cyane. Mama, I'm sorry kuko ndimo ndagira ngo ibi byaha mbizinukwe mbe umwana. Mama, unyuzwe utaryarya. Mama, kandi nari urabizi ko nkukunda aho uri. Amaso yanjye ndagukunda cyane. Yari ese okay. Iyi niyo irangiza isinya. Cya gice cya mbere ho nta nubwo bigaragara. Hano hanze banditse ngo Muhumuza Happy, ndasinye nemeza ko ibyo nanditse ari byo. Agasenya ibi nabyo, iyi sinya iri mu bururu, ariko uyu murongo wanyu wanditse ngo Ineza Muhumuza Happy, ndasinye nemeza ko ibyo nanditse ari byo. Agasinya, ariko isinya iri mu yandikishije ikaramu y'ubururu, ibindi byandikishije umukara, na hano hejuru hagiye yavanzamo ubururu n'umukara.
tubwira amavu n'amateka, amavu n'amavuko ibaruwa mwayibonye mute, yatuze original iri hehe? Iyi baruwa nta original yayo dufite. Uburyo twabonye iyi baruwa, twe twaregeye RIB ya Nyabihu. Tumaze kubahamagara baraza baratwitaba, badusanga ku bitaro bikuru bya Musanze mu Ruhengeri. Baraza baduhamagara hepfo hirya ya farumasi gatoya. Tuhasanga umukozi wa RIB, aratubwira ngo twinjire mu modoka, atubwire gato. Twinjira mu modoka, aratubwira ati ngiye mvuye ku kigo cya Gatovu. Icyo nabashije kuhabona muri investigation, nkabonye urwandiko, nkaba nasabaga umuntu umwe ngo arubasomere, ariko rwari rufotojwe telefone. Hard copy ari n'urwo ngurwo usomye. Hard copy y'urwo. Hard copy n'indi uyifite? Ntabwo tubizi, twe barudusomeye muri telefone, nta hard copy dufite. Yego. Barusomera muri telefone, baratubwira ngo ni umwana wasize arwanditse. Ntabwo tuzi niba bararuhawe na animatrice, ntabwo tuzi niba bararukuye mu bintu bya Happy, nta kintu tubiziho. Twicyo yatubwiye gusa, aratubwiye ngo hari urwandiko nabashije kubona ku ishuri, ngo reka barubasomere, ndufite muri telefone. Ngo yaruhawe nande, yarufoto ntabwo mwamaje aho hard copy? Ntabwo yabitusobanuriye. Twaramaje aratubwira ngo investigation nakoze nimwemere nyibereke, ni urwandiko nafotoye. Ndanamubaza nti original iri hehe, ntiyansubiza. Amakuru y'ikinini cy'imbeba yavuye hehe, mwayamenyeye hehe? Amakuru y'ikinini cy'imbeba yavuzwe na animatrice w'ikigo. Byanditse muri raporo ya kuko ari umwana, ntabwo atubwiye mu ibaruwa, nta handitse ko icyo agiye gukoresha. Erega kugeza ubu twebwe nk'ababyeyi be ntabwo iyo baruwa tuyemera, kuko ntabwo twabona ibaruwa itangiye itagira itariki, ifite amakaramu atatu, ni nk'aho ari atatu atandukanye. Iyo baruwa twe nta gaciro twayihaye, kuko ikizakorwa n'abadukurikiye ni ukuzashaka ibaruwa nyayo original hard copy, tukareba tukayijyana igapimwa, bakareba niba reyerema ari handwriting, yego, n'amatariki yandikiweho, niba bijyanye n'igihe, niba ari imbere y'uko umwana, niba ari imbere y'uko yitaba Imana, ari nyuma. Ibinini by'imbeba ngo byaturutse hehe? Ibinini by'imbeba twabibwiwe n'abari bavuga ngo babibwiwe no ku ishuri ko yiyahuye. Tubaza abaribo tutese, abababwiye ko yarinyoye ibinini by'imbeba, ntabwo rerema bababwiye ngo yabikuye he. Ese muri kantine yabo bacuruza ibinini by'imbeba? Baratubwira bati twebwe ibyo ntacyo batubwiye, ariko batubwiye ko icyagaragaye ari uko yiyahuje ibinini by'imbeba. Ibyo nibyo babashije kutubwira. Ntabwo twebwe twigize twigerera kuri tera aho umwana yiyahuriye. Nta gipapuro kindi kinini cy'imbeba batweretse, nta kintu na kimwe twebwe nk'ababyeyi be batweretse, usibye urwo rwandiko badusomeyemo, nabwo muri telefone y'uwo muri RIB. Nanjye mu busesenguzi bwanjye, ikigaragara mu buryo mu buzima busanzwe, ibaruwa, inyandiko iyo uyitangiye uhindura ikaramu ari uko indi karamu ipfuye. Ikigaragara ahangaha rero, ikaramu y'umukara yakoreshejwe mu gice kinini cy'iyi nyandiko, ntabwo barasimbukaga, hanyuma ahandi igakomeza ikandika. Noneho iy'ubururu isa naho yashyizwemo nyuma, nk'ahantu umuntu yagenda agasimbuka. Byaba bivuga ngo uwandikaga hari ibitekerezo yabaga adafite, akaza kubibona nyuma, yabisimbutse yandika inyandiko arayirangiza, noneho akaza kwibuka igitekerezo ari uko afite iyindi karamu. Biratangaje cyane rero ko byagorana kuvuga ko umuntu akora titre ngo dore ibyaha nkora, ari binyirabyo, agasiga umwanya wo kuza kubyuzuza, noneho bikaza kuzuzwa ya karamu y'umukara itagihari, cyangwa se sinzi ukundi nabyita, ko nta kigaragaza dore ibyaha nkora, akarogo ka mbere, aka kabiri, agasiga umwanya, agakomeza n'ikaramu y'umukara, noneho hahandi yasize umurongo, hahandi yasize umwanya, hakaza kuzurishwa ikaramu y'ubururu. Bivuze ngo icyo gitekerezo ntacyo yarafite, kandi muri kamere isanzwe ntabwo wavuga ngo ibyaha nkora, nta handi wajya kubikura. Ntabwo umuntu wakora titre
y'igice ugiye kwandika, none ibyo ugiye kwandika ngo bize nyuma, cyane cyane bijyanye ibyaha buri wese ababizi, keretse wenda ari ukujya kubihimba, keretse ari undi ubaza usimbuka, ari ukuvuga ngo igitekerezo cya hano ndakibagiwe, reka njye kubaza runaka. Ariko niba ari ibyaha by'umuntu uri kwandika nyirabyo ababizi akabyuzuzaho agakomeza. Tugende uko wabivuze, bavuye kuri centre de santé. Ibyo numvise ko umwana kuva ageze ku bitaro bya Ruhengeri, tubwira uko byagenze kugeza umurambo havuye mbere yo kujyanwa kupimwa. Umwana bamugejeje ku bitaro bya Ruhengeri, baratubwira ngo tujye kumukura mu modoka, dusanga byarangiye. Ariko imodoka yarahabasanze, ambulance ngewe nahageze imaze iminota nk'itanu ihageze. Umwana akirimo, umwana barimo kumusohora, kumwe babinjiye mu modoka gutya, giye umurambo bawinjije ku gitanda mpahagaze. Yego, umwana dusanga byarangiye. Animatrice nge ntabwo nabashije kumubona muri iyo minota. Baretse gatoya, muri iyo minota 5 wahageze ambulance ihamaze, animatrice niki cyatumye mutabonana? Animatrice umurambo wamaze kwinjira ku gitanda, ageze hanze ngo umushoferi wari umutwara amubwira ati ibi bintu bishobora kugukoraho, ati reba ukuntu imiryango irimo kurira, ati kubera iki mwebwe mutabivuze mbere. Ahita asa n'ugize ubwoba, yinjira muri ambulance baragenda. Ntabwo namubonye. Umuntu wamubonyeho waririraga hanze ni mama w'umwana. Ngiwe nka nyirasenge nahise njya kureba ko umwana agihumeka, nkora ahantu hose nsanga umwana byarangiye. Donc animatrice muri make iyo minota 5 hagati yo kuva mu ambulance kugera ku bitaro bya Ruhengeri, umurambo kavamo, nawe ukinjira ujya kureba umurambo wajyanywe ku gitanda, usohotse ntabwo wahasanze animatrice? Ntabwo nahamusanze, ntabwo namubonye. Nta muntu wo ku kigo mwabanye mu bitaro bya Ruhengeri? N'umwe nge nabonye. Umubyeyi we, mama we, niwe wamurabutswe gatoya, kuko ngewe namuhumuza. Twahageze ise w'umwana, twahageze batubwira ngo ngiri ambulance iragiye, tuyibona igeze ku gate igenda. Na animatrice arimo? Yego. Donc avuga ati mbashyikirije ibyabo kwa. Ni ukuvuga ngo mu Ruhengeri mwahabaye nk'umuryango twenyine, nta muntu n'umwe wamuherekeje uhari, nta muntu wo ku kigo? Yego. Okay, komeza. Igiteye agahinda kibabaje cyane, twebwe cyatubabaje kuba uri kumwe n'umwana w'imyaka 15 usatira 16, akavamo umwuka. Kameme wabimenya nk'umuntu mukuru muri kumwe, kuki bataduhamagaye akimara kuvamo umwuka ngo tubwire bati mugerageze kwiyakira, umwana biturangiriyeho mu nzira. Icyo kintu ntacyo batubwiye. Nuza ariko yavuye kuri centre de santé ari muzima? Yavuye kuri centre de santé, bo uko ndavuga ko ari uko batubeshye. Baratubeshye ngo bageze kuri centre de santé ari muzima, ariko ntago ngewe mbyemera nka nyirasenge, kuko yageze kuri centre de santé. Umukozi umunasi wo kuri centre de santé niwe wihamagariye Françoise ubwe, aramubwira ati nyina w'umwana, aramubwira ati Happy ari muri eta mbi, saturation ye ntifata. Saturation ni imihumekere cyangwa saturation ni bimwe bafata ku rutoki bitera ku mutima, na hypertension ni tensiometre nyine barayifataga nayo ntifate. Aramubwira ati umwana ari mu bihe bye bya nyuma. Yahamagawe n'umunasi, ntabwo yigeze ahamagarwa n'umuntu n'umwe wo ku kigo. Nicyo kintu cyashegesha umutima w'umuryango, bakavuga bati niyo umwana yaba yakoze ikosa, bamuramira bagatabaza umuryango bati mugerageze mumufashe. Umwana ariyahuye. Tugende gakeya dukomeza kubihanganisha. Umwana yagiriye ikibazo ku ishuri, ikigo cy'ishuri kimujyana kuri centre kimushyikiriza abaganga, hanyuma abaganga b'ivuriro ryo hasi batransfera ku bitaro. Ava inyandiko zimuvana muri poste de santé kugira ngo azanwe na ambulance zari zanditsemo iki? Zavugaga ko arembye cyane, zavugaga ko yapfuye, cyangwa zavugaga ko ari muzima? Sorry, inyandiko jewe ntago nabashije kuzitegereza. Transfer ivana ituma ambulance ihaguruka. Mwanyemerera gato hari nkabaza Françoise we nibarazirebyeho. Jewe nari na mutima nasanze byarangiye, ntago nitayeho kureba. Ariko umunasi ntacyo. Umunasi yahamagaye Françoise amubwira ngo nta kiri gufata namba. Yego.
hanyuma bamushyira muri ambulance, animatrice barazana bagirana mu Ruhengeri. Yego. Animatrice asubira nayo na ambulance. Okay. Hanyuma murahari ku gitanda byagenze bite? Ku gitanda kugeza ageze Kacyiru. Ku gitanda twahamagaye abaganga turababwira tuti mugerageze muze muturebere, baratubwira bati umwana byarangiye. Nta kintu turi bubarebere rwose, umwana yaje byarangiye. Turababaza tutese nta kindi kintu mwadufasha, bati ntacyo kereka nimuhamagara ubuyobozi ko kwakira umurambo gutya gusa bavuga ko wiyahuye ni risk. Ngewe n'abakozi b'ibitaro bya Ruhengeri. Ngewe nka nyirasenge nafashe telefone mpamagara polisi ya Muhoza. Umupolisi wa Muhoza yarambwiye ngo mu minota 4 arabatugezeho, koko mu minota 4 yaratugezeho. Araza arambwira ati jya kunyereka umwana, ndagenda ndamumwereka aho aryamye, arambwira ati mu bigaragara umwana yapfuye kare. Ati kuko urabona ko aha hose yatangiye kuba umuhondo, kuko yari inzobe ariko yari atangiye kuba umuhondo uvanze n'umweru. Atubwira ati ashobora kubaho bwapfuye kare, nimumenye iki kintu. Kuko umwana deja yari atangiye kubyimba inda. Ubwo umupolisi icyo yadukoreye ni kimwe, yahise ahamagara inzego zo hejuru. Abatekerereza ikibazo kibaye, arababwira ati umwana yari afite igihe kiniki, yigaga i Gatovu, yahize mu mbere no mu wa kabiri, yasibiye mu wa kabiri, umwaka yaratangiye no mu wa 4. Arabibatekereza arababwira ati umwana mu bigaragara uko ntekerejwe n'ababyeyi, umwana bagiye bamuturotira, umwana bamubraminze cyane, byasaga nkaho afitanye inzigo n'ikigo. Ayo magambo n'ayande ni njye wabibwiye umupolisi. Wowe wabwiye umupolisi muhagararanye cyangwa kuri telefone? Kuri telefone. Noneho arambwira ati ibyo birumvikana cyane, ati reka giye mpamagare directeur w'ibitaro abahesha uburenganzira bwo gushyira umwana muri morgue kugira ngo hazakorwe autopsy yo kumenya icyishe umwana. Yego. Hari kuwa 5 saa 7 z'ijoro, umwana ari tugezeho saa 4:15. Ndumva abapolisi baratugezeho hafi saa 7:30. Ubwo bahamagara badusabira ibitaro ko byaduha morgue. Baduhaye morgue ngire ngo saa 8:04 tumujyana muri morgue umwana, turataha arara muri morgue kuwa 5, kuwa 6 ku cyumweru. Ubwo kuwa 6 nibwo twahamagawe n'umukozi wa RIB atwereka izo nzandiko ngo yabakoze investigation, babereka urwo rwandiko ariko ntabwo yarutweretse ruri kuri telefone. Yego. Ahereza umuntu ngo nadusomere. Nkuko nawe ubisomye niko yabigenje rwose. Twizere ko hari urupapuro nyirizina rutari ifoto ruzaboneka rukanapimwa. Natwe rwo nirwo dutegereje, kandi cyane nk'umuryango twebwe urwo rupapuro nta nubwo tunarwemera ko batangira twabonye rutagira itariki. Nta kintu kibaho kitagira itariki cyemerwa. Ikindi nuko rwandikiwe ku ishuri kandi mama ari mu rugo. Yego. Wenda se umwana niba yari yarwanditse rugenewe nyina, kucyo atanywa, niba yaramwe icyo kinini cy'imbeba kucyo atakinyoye amaze kurwohereza ko urupapuro rwageze ko yandikiye, cyangwa se hari uwo yaruhaye atuzarumere mama, uwo nawe wenda hari igihe byazashoboka akagaragara ufite urupapuro rwa mbere. Twizere ko riruboneka ruzapimwa nta kindi. Komeza. Kugeza aka kanya rero bigeze ku wa mbere, bigeze ku cyumweru. Yego. Ku cyumweru mpamagara kuri RIB ndababwira ntese ko iminsi yagiye, muradufasha iki kugira ngo dukoreshe investigation cyangwa autopsy. Baratubwira bati autopsy mwatwemerera igakorerwa ku bitaro bya Ruhengeri. Ari mwe mu bivuga cyangwa bari ari RIB ibitubaza? Yego. Ndababwira nti ngewe nka nyirasenge ntabwo nakwemera ko autopsy bakora autopsy nyuma, kuko baratubwira ngo bazakora autopsy nyuma. Ndababwira nitwe ntabwo twakoresha autopsy nyuma, kandi icyo muvuga cyamwishe cyaragiye imbere. Yego. Mudukoreshereze autopsy nyuma y'imbere. Ubwo kuri RIB baravuga bati tuzabasubiza kuwa mbere. Ndongera ndabahamagara barambwira bati uze duhurira ahantu tuvugane.
mbwira mama we ahantu hameze gute? mu nzira gutya. Yego. Mbwira mama we ntigerageza uze tujyane numva icyo no sorry ahubwo bampaye ruriya rupapuro harya ni lettre d'accueil. Ntabwo ni Rwanda rwanditsemo iki? Ruriya rupapuro ujyana kuri RIB baguhaye ukateza reception ukaza kurubaha nabo. Ukaza no kwa Ukaza kuruha RIB tena. Accusé de réception. Une accuse de réception. Okay. Noneho nari ngiye kubaha reception rero. Nari nateje karishe ya reception. Ambwira ko tugomba guhura nkarumuha. Nari ndufite namaze guteza iyo kashi ya reception. Noneho tugiye guhura ngiwe nifashisha mama w'umwana. Ndamubwira nti lettre d'accueil ngiye nayiteje reception ariko nongere ngusabe mwanyemerera mukadukoreshereza autopsie imbere. Aravuga ngo mama autopsie imbere irahenda muzayikoreshereza. Ndamubwira nti se autopsie imbere irahenda ikigo nta silence kigira. Kubera ikigo kitadukoreshereza autopsie nkuko kinabivuga kigahinduka bere ko autopsie ari igaragaza icyisho umuntu. Arambwira ati autopsie irahenda kereka nitubishyira mu maboko yanyu mukabyikoreshereza ku bushake bwanyu. Ndamubwira ntago byakunda. Ahubwo no kumushyingura mwakabaye mubwira ikigo kikabikora kuko nibo yaguye mu maboko yabo bakadushakira sekirikeye tukamushyingura kuko ikigo kigira assurance. Arambwira ati ntabwo mwakwihangana nongere mbe gusabe tugakoresha iby'inyuma mu Ruhengeri. Ndamubwira ntumva nkubwire ntabwo turi bukoresha iby'inyuma. Ntese twakoresha iby'inyuma gute? Umwana yaraturotiwe ndetse na bagenzi be bigeze kwandika kandiko. Ibyo nabibwiye RIB. Abagenzi be bigeze kwandika kandiko kanditseho ngo ntabwo tuzongera gusangira nawe. Muragafite se sinzi niba mama we yakabona cyangwa niba kari mu bintu bye. Ngewe nabyumvise abibwira Sumuta. Okay, Sumuta ni mukuru we. Yego, kari mu bintu bye. Peut-être niba aragafite ku ishuri simbizi ngo bandi bana bamwandikiye akandiko ngo baramubwira ngo ntago dukwiriye kujya dusangira nawe kuko ntabwo dusa nta nubwo tureba nkawe. Umwana urumva ko bakomeje kujya bamuturotira. Umwana ngo biramubabaza ageza aho afata icyemezo cyo kuvuga ati nzareke kurya. Umwana arababara cyane yagira umuntu atiraga telefone yabibwira mu rugo akamubwira ati no ihangane ugeze mu wa gatatu ihangane umwaka ugire gute. Ababyeyi be bavuga ko yajyaga bahamagara bavugira ko ku kigo atamerewe neza bamublaming. Okay. Akamubwira bati sorry ihangane uri umwana usenga jya usenga uvuge ngo mana mfashe uyu mwaka uzarangire mvi Gatovu amahoro. Yego. Umwana akihangana. Warugeze nyine hanyuma umwanzuro wo kujya gupimisha umwanzuro wo kujya gupimisha uko mbikubwiye ko abana bamwandikiye akandiko mbibwira umuribo. Umuribo antega amatwi arambwira ati okay ati reka nze gatoya ngere ku bitaro gato mu minota 4 ndaba ngushubije. Aragenda agera ku bitaro ubwo twari duhuriye mugeze kwa kangahe? Kwa mbere. Yego. Ubwo twari duhuriye hariya mu mujyi wa Musanze kuri hotel yitwa ngo iki niho kuri La Palme niho twahagaze tuvuganira mu modoka nabwo. Aragenda hashize iminota 3 arampamagara arambwira ati autopsie murayemerewe hazaze abantu 2 baherekeza umwana tujye kuyikoresha Kacyiru. Muhanyi we munsi ukwa kabiri. Yego. Sorry gato nsubira inyuma. Ubyo twabivuganaga ku cyumweru. Yego. Kuko twashyinguye kwa kabiri. Yego. Twagiye Kacyiru kwa mbere. Yego. Kwa mbere saa 4. Yego. Nibwo twagiye Kacyiru dukoresha autopsie turayisoza. Mwagiye muri ambulance ngewe na Muhumuza ise w'umwana ari we musaza wanjye. Yego. Twagiye ku bitaro bya Ruhengeri. Turabategereza baza gufata umubiri w'umwana. Bari baduhaye saa 3 bigeze saa 4 icyatubabaje cyane byageze saa 4 n'igice
tuzamuka ruguru tuva kuri morgue tujya kuri reception tujya kubaza tutese ko batubwiye ngo baraje guhera saa 2 turaha zikaba zibaye hafi saa 4 n'igice bimeze biti. Reception iraduhamagarira baratubwira ngo bari mu nzira baraje, naho bo twavuye kuri morgue bahita bahagera basohora umurambo barawujyana. Twebwe tumaragiye. Imodoka yatwaye umurambo iva mu Ruhengeri ijya Kacyiru. Yego. Iyo mwagiyemo? Ntago ariyo twagiyemo. Twe twahageze kuri morgue dusanga bagiye. Duhamagaye kuri RIB baratubwira ngo imodoka yadusize deja ngo basanze tudahari. Turababwira ngo gute twahiriwe ko duzamutse kuri reception gato badusize gute. Baratubwira ngo bari bafite undi mubiri wundi muntu bari bakuye mu byangabo. Yego. Ngo bayitwaye ari imibiri y'abantu babiri. Turavuga tuti ntago bikuye ko tutaherekeza umubiri w'umwana wacu. Bati none nuko byagenze dufata initiative yo kujya kwitegera. Tutega taxi voiture tugenda tuyikurikiye. Tugeze Kacyiru bakora autopsy barasoza baravuga ngo nubundi mugiye kujya gutega ko dufitemo imibiri y'abantu babiri. Ndavuga nti no ntago ugiye mbyemera. Twaje guherekeza umwana bamukoreye autopsy reka tumenye ngo ageze kuri morgue. Ese kurya mu mujyanye kuri morgue mugasiga utari uwacu. Ndensista cyane arambwira ngo birakunda ko ugenda nabi, ndambwira uko nagenda kose ariko ndajyana nawe muri ambulance. Muri ambulance umuri barambwira ngo mama reka ko insista turamujyana twenyine. Ndavuga ntago byakunda, ni mwebwe ubwanyu mwivuge ngo tuze turi babiri, nta numwe noneho munatwaye. Ntabwo ari uko tubuzitike ahubwo turubaha umubiri w'umwana wacu. Kuki uyu mugabo we yaje hamwe n'umubiri we? Donc uwo mubiri wundi wari ufite nyirawo. Harimo umubiri w'umugore ufite nyirawo umugabo wari urimo. None uwanywe nta muntu wari umugayidinze. Byaratubabaje cyane. Nukuri ni inkuru ibabaje. Njyewe narensise cyane imodoka nyigendamo. Imodoka nyigendamo mu gusubirayo dutaha. Twageze kuri morgue ngire ngo hafi saa 9 z'ijoro. Arambwira ati ngaho genda urebe umubiri w'umwana wawe. Ndawureba tusubiza muri morgue barakomeza natwe tugenda mu rugo. Mu gitondo mbere yuko dushyingura duhamagara RIB. Turayibaza tuti uruhare rw'ikigo mu kudufasha gushyingura ni uruhe? Baratubwira ngo muhamagare directeur w'ikigo mubimubaze. Directeur naramuhamagaye arambwira ngo mushyingure ngo muzaduhe facture nk'ikigo. Ndamubwira ariko ntago byaba byiza uje tukabifatanya. Genda gake. Donc ibyo yabikubwiye kuri telefone cyangwa ngo mushyingure muzaduhe facture. Yego. Ku kigo umwana yigagaho niko bababwiye. Yego. Impamvu yatanze ni iyihe? Ni amasomo, ni akazi kenshi, ni umwanya muke, ni iki? Nta mpamvu nimwe yaduhaye. Ndamubwira ntese yarabizi ko mwashyinguye hehe? Twashyinguye ku irimbi rya baryitirimbi rya mbwira akarere ntacyo. Ni karere ka Musanze. Mwashyinguye muri Musanze, ishuri riri muri Nyabihu. Nabwo sinakure kuko hariya Igatovu ni hafi ahahoze ari Nkuri. Twashyinguye ku irimbi rya Gacaca. Gacaca ndahabona. Ikigo kiri Igatovu. Yego. Bababwira ngo muzaduhe facture. Yego. Donc bishatse kuvuga ngo uraza kwagera ubivugira igihe ariko mushyingura nta muntu w'Igatovu wari uhari. Dushyingura kuko nta muntu w'ipresence. Reka mvuge ko batari bahari. Ikintu cyadutunguye twatunguye no kumva ngo abanyeshuri biganaga na Happy bagiye gushyiraho ururabo. Basabye umuntu wa famille babaha kurushyiraho. Ariko twabonye abana bageze kuri 6. Bari bambaye uniform za Gatovu. Bari bambaye imyenda ya sport ya Gatovu. Ya sport. Yego. Bariko bivuga ko bavuye mu ikigo kibemereye. Yeah. Hanyuma nta murezi. Ntabwo tubizi kuko ntawe twabonye. Ijambo numvise genda ryo nkubwiye. Nta murezi nabonye. Nuko haje abana biganaga na Happy gusa. Abo bana nibo twatunguye turi kuri cimetière. Yego. Baravuze ngo abana biganaga na Happy bifuje gushyiraho ururabo. Haza 6.
parike haje nka bane kuko twarabyiganaga. Ikigo si ntago bavuze ikigo, baravuze ngo haje abana, nta muntu mukuru wari urimo. Nge narabibo dushatse twanabikwereka, dufite flash yabyo. Okay, komeza. Yego, komeza. Directeur ati muzazane facture, hanyuma muragenda kuwa kabiri rero umunsi wo gushyingura. Tubwira umunsi wose uko wari umeze, uko watangiye. Umunsi wari umeze, twiguriye serikeye, dushaka Crobiar yitwara, tujya gufata duherekejwe n'umuryango na pasiteri w'itorero umwana yasengeragamo. Tujya gufata umurambo kuri morgue. Ni njyewe ubwanjye witeguriye umurambo nka nyirasenge, tumushyira muri serikeye, turamusohora nk'uko bisanzwe abashumba babigenza. Pasiteri wacu aramusengera, tumugejeje muri koridoro, ubundi niko bigenda. Koridoro y'ibitaro. Yego. Bamushyira muri Crobiar, tujya mu rugo gusezera umwana. Ajya gusezera mu rugo iwabo, turahamukura, dukomeza tujya ku rusengero. Hanyuma pasiteri yari afite amakuru y'uko bivugwa ko umwana yiyahuye. Pasiteri amakuru yari yayabwiwe, ariko nawe atayemera. Avuga ati nta cyemezo kigaragaza ko umwana yiyahuye gifatika jye mbona. Kuko niba batazanye ikintu yiyicishije wenda cyasagutse, ntihabe hari umuntu uhagaze ku maguru y'abiri wari uri kuri tere avuga ati ngewe nari mpari, yabinyoye izi saha, byamugaraguye gutya, twamuramije iki. Pasiteri avuga ati ayo ni amakuru ngewe ntemera, ndamushyingura nk'umukristo wanjye. Yego. Hanyuma muragenda murasezera. Turagenda turamusezera ku rusengero, abaririmbyi bararirimba, habaho umwanya wo gusezera, iyo seremoni irakorwa mu rusengero. Barongera barapfundikira, dukomeza tujya ku irimbi. Yego. Iyo nzira yose nta buyobozi bwa Gatovu burimo. Iyo nzira yose haba ku rusengero nta buyobozi bwa Gatovu bwasabye ijambo. Mu rugo ku rusengero ku irimbi. Nta buyobozi bwa Gatovu bwasabye ijambo ku rusengero ngo buvuge buti koko uyu mwana yizeraga Imana nubwo bwose byagenze bitya, ariko twamubuze. Mu kigo yari abanyarya gutya n'abana. Nta jambo ryihagarariye ishuri ryahagaragaye. Niyo mpamvu giyewe nta shinga hagati ngo mvuge ngo ubuyobozi bw'ikigo bwari buhari. Yego. Niba butarasabye ijambo. Niba nta jambo basabye. Yego. Hanyuma bihagaze bite uno munsi? Raporo ya autopsy mwarayibonye? Kugeza kuri iyi saha nta raporo ya autopsy twari twabona. Murabaza bakababwira ngo iki? Turabaza bakatubwira ngo tube turetse, tuzabwirwa, ariko agahinda dufite cyane nk'umuryango. Autopsy no kuba wenda itaranaboneka, agahinda dufite cyane nakumu executive wa Nyabihu watanze amakuru avuga ko umwana wa Muhumuza yiyahuye kubera amakimbirane ari mu rugo rwabo. Kubera iki byabababaje? Byaratubabaje kuko ntabwo urugo rwa Muhumuza rugirana amakimbirane. Icyatubabaje cyane nta kuntu waba uri mu karere ka Nyabihu ubumenyi byabereye mu karere ka Musanze, ongeraho ko ari no mu yindi ntara. Nyabihu ni uburengerazuba, Musanze ni amajyaruguru. Hanyuma amakuru yatanzwe na gitifu wo muri Nyabihu. Yego. Avuga ku rugo ruri muri Musanze. Yego. Yayahaga bande? Yayashyize ku gihe. Yatanze mu itangazamakuru. Yego, ni ibitangazamakuru byayasohoye, biratubabaza cyane. Bivuga ko buragenda gakeya, ibitangazamakuru bagenzi bacu banditse inkuru bavuga ngo umwana yiyahuye kubera amakimbirane ku muryango uba muri Musanze, ariko atangwa na gitifu wo muri Nyabihu, ariko umwana yigaga muri Nyabihu. Yego. Nuvuga ngo amakimbirane ayazi ku mwana kuko ari we wabaga muri Nyabihu, cyangwa umuryango se yari asanzwe awuzi? Umuryango ntabwo awuzi, ntazi naho batuye. Twibwirire muri make bundi uwo muryango uwo muryango wa Muhumuza ugizwe n'abana bangahe, umaranye igihe kingana iki? Donc kugira tutere imetero twumve kuko niba kuko n'ikimbirane rihari. Umuryango wa Muhumuza ugizwe n'abana 5. Ukaba ugizwe n'ababyeyi 2 babana neza, bose batuje. Bamaranye igihe kingana iki? Bamaranye imyaka. Umwana mukuru afite ingahe? Ngira ngo afite 21. Ubwira arenga. Happy wa kangahe? Happy wa 3. Babiri bamukuriye, babiri bamuruta babayeho bati?
babayeho neza, umwe ni umupolisi, undi yarangije amashuri, yarangije segonderi, yego ari kwiga kaminuza. mbo nta wigeze agira ikibazo? Nta na kimwe. Harya Muhumuza ari musaza wawe? Yego. Umugore we ni Françoise? Yego. Françoise yahukanye kangahe? Nta na rimwe pe. Donc izo nizo metero z'amakimbirane, ntabwo ari ukugusha, ntabwo ari ukugira ngo kuvugisha kari murore. Umuryango ubaho mu makimbirane ushobora kubyara gatanu ngo kagere, bigoye. Yego, umuryango ntabwo warera abana batanu ngo bakure. Niba bari kumwe, ubundi ikimenyetso cy'amakimbirane ni ukwahukana, ni ugusaba gatanya, ni ukurwana, ni ibikomere, ni uguhorana induru mu mudugudu. Nta nduru mu mudugudu batuyemo. Ibyo umuntu yanabibaza kuko ntabwo batuye mu karwa, batuye mu mudugudu, ku buryo umuyobozi w'umudugudu yanabyumvise aravuga ati jye nabakorera n'urwandiko tukarujyana no ku kagari bakarusinya ko mutaraburana. Yego. Uti rero mwababajwe nuko ayo makuru yatanzwe n'umuntu wo muri Nyabihu kandi umuryango ayatanga kandi mu gihuha avuga ko umwana yiga mu wa 5 kandi umwana ari mu wa 3. Ibyo nanjye niko nabyumvise. Ntabwo ari kuko ntabwo yiga mu wa 5, umwana arageze mu wa 3. Mu cyiciro rusange turonkomye. Hanyuma rero mwebwe nk'umuryango wa Muhumuza muhagaze hehe? Mwumva ari iki cyakurikiraho? N'ubuhe butumwa mwatanga? Twebwe nk'umuryango wa Muhumuza duhagaze mu gihirahiro gikomeye. Twe twaregeye ubuyobozi bwa REB, turega abayobozi b'ikigo. Ubundi iyo ureze umuntu ugaragaza n'icyabaye, umuntu ureza arafungwa, agakurikiranwa afunzwe cyangwa ari hanze, noneho anatanda ya autopsy yagaragara yamugira umwere agafungurwa. Ariko twebwe nta kintu na kimwe byatugaragara. Mwumva umwana yaba yarazize iki? Murega mwumvaga mukeneye iki? Twebwe turega twumvaga dukeneye ko hafatwa ubuyobozi bw'ikigo tukaburana batubwira ikisha umwana wacu. Yego. Muri make ntabwo mwemera ko umwana yiyahuye? Ntabwo tubyemera ko nta muntu wabitubwiye twabonye. Hanyuma se kuki mutasaba raporo ya autopsy ngo murebe koko niba ibyo bunyabitabire biba mu kinini cy'imbeba byaragaragaye mu mubiri we? Raporo ya autopsy yakozwe, duhamagara kuri RIB bakatubwira ko itaraza. Nako kababaro dufite. Mbese hagati aha ngaha ikintu kitubabaje cyane nukumva ko twareza abantu bakaba bakidegembye kugeza kuri iyi saha. Mwatanze ikirego officiel cyangwa twatanze ikirego officiel, twagitanze kuwa 6 muri RIB. Yari RIB ya Nyabihu. RIB ya Nyabihu. Yego. Murega ikigo. Twagiyeho turi 4. Njyewe na Françoise na Kamanzi na Muhumuza. Mufite kopi? Bavuga ko hinjira umuntu umwe. Hinjira Françoise, bamubaza ibyo bamazaga ntabwo twari duhari. Baratubwira ati ni mugende, ibindi tuzabibabwira kuri telefone. Nta gipapuro mufite cy'uko ikirego cyanyu cyakiriwe? Nta gipapuro baduhaye, nicyo kintu kugeza kuri akanya kitubabaza. Nyikandamizwa, baradukandamije cyane. Igenda gake hano tworoshya amagambo. Nukuvuga ngo niba mwaratanze ikirego nta kigaragaza ko cyakiriwe, nta kigaragaza ko kiri gukurikiranwa, nta kintu mufite. Mwakabaye mujya kwibutsa muti ko twatanze ikirego bigeze hehe? Yego. Cyangwa se nabo bagashyira mu gaciro bababwira bati twakurikiranye ko dusanga ikirego cyanyu ntabwo ari cyo gukurikiranwa, nabyo biremewe. Yego. Bakabaye ari ibyo nibyo mwakabaye muganira n'izo nzego. Hanyuma rero ngaho mutange ubutumwa icyo mwifuza, haba ku banyarwanda, haba ku nzego, haba ku barezi muri rusange, haba ku banyeshuri muri rusange. Ubutumwa twatanga ku barezi cyane niho nibanda. Abarezi barera abana bajya bihangana, ntihagire umurezi uturotira umwana kuko birababaza cyane. Menace nimbi ku bana. Bajya babarera bamenye ko hari imyaka umwana ageramo akifata ukuntu kutari kwiza. Wenda nk'ubwo umwana wacu ikimbabaje kwa 3 w'icyumweru yapfuyemo, bamusanganye rinete za plastike. Birakomera. Ese rinete ugeze kuzikomoza? Rinete ni ikibazo mu kigo? Ni ikibazo. Ngo entandahamagara inshuti ya Muhumuza witwa Daniel, aramubwira ati Happy arongera afata ngo rinete, ati Happy agira utuntu tw'udukosa, ati tugiye kumwirukana. Muhumuza aravuga ati ariko rinete za plastike. Muhumuza ni se w'umwana? Yego. Genda gakeya. Ninde uhamagaye Muhumuza? Entanda
Entanda yari agiye kwirukana umwana. Yego. Kwa gatatu. Aho umwana telefone ati hamagara so ko tugiye kukwirukana. Umwana agira ubwoba avuga ati ndahamagara papa mubwira ko bagiye ku weekend koko. Arabifata ati we ahamagara inshuti ya se bita Daniel. Aramubwira ati wansabira imbabazi ko bamfatanye twa turinete twa plastike kandi ko ntari natwambe ko ariko animatrice atubonye akabibwira Entanda. Aramubwira ati reka mpamagare Muhumuza humura nta kintu gutwara. Wari Daniel. Yego. Abasaba imbabazi be kuguha weekend. Daniel ahamagara Muhumuza avugana na Entanda. Ngenda gakeya kuko ibyo turimo biba bifite facts. Nivuga ngo telefone ya Entanda yayihaye Happy ngo hamagare Muhumuza. Yego. Happy ahitamo guhamagara Daniel. Yego. Bivuze ngo Entanda telefone ya Entanda yahamagaye ya Daniel. Yego. Nibyo? Yego. Ibyo byaboneka. Hanyuma Daniel amaze kumva ibyo Entanda avuga, Daniel nawe afata umwanzuro wo guhamagara Muhumuza. Yego. Nabyo nibyo? Nibyo. Kuri uwo munsi wo kuwa gatatu. Hanyuma Muhumuza amaze kumva ibibaye nawe ahamagara Entanda. Yego. Iyo triangle twayibona muri MTN. Nagara Entanda animateur. Ubwo iyo triangle twayibona muri communication. Twayibona. Entanda Daniel Muhumuza Entanda. Ibyo twabibona. Yego. Nibyavuzwe. Yego. Good. Komeza. Noneho Muhumuza arababwira ati mu mwihanganire mwe muha weekend ngewe ntago ndi hafi ariko mbijeje ko muri kiriya cyumweru nzaza. Yego. Cyumweru gikurikira cyo yapfuyemo. Yego. Baramubwira bati nta kibazo. Aramubwira ati Happy animateur muherezwa turinete ugenda ujye gukina n'abandi bana. Turinete umwana aradutanga. Aragenda turinete ndana dufite hano muri telefone yagiye atwambaye ajya ku ishuri turabyemera ko yari adufite. Ariko atubwira ati ntago nzatwambara mu kigo. Nuko turinete aradutanga yadutanze kwa gatatu. Urumva nyuma yo kwa gatatu ntago tuzi byabaye. Yapfuye kwa gatanu. Kandi nibaruwa igaragaza ko yasezeye ku babyeyi nta turinete turimo. Yego. Nta nicyo avuga ko kwa gatatu ubundi ngewe wenda ibaruwa ariye yakaba ivuga ati ndananiranye dore mu kigo kwa gatatu bari bagiye kunyirukana kandi dore ibyaha byanjye rinete za plastike n'ibiki. Nuvuga ngo ibaruwa niba yaranditswe hagati yo kwa gatatu no kuwa kane no kuwa gatanu igihe yapfiriye hakabaye harimo ibyabaye muri icyo gihe. Ibyabaye muri iyo minsi hagati yo kuwa gatatu no kuwa gatanu. Reka tubyitege twitege ko hari ikizagaragara niba wasoje kumva ngende ndimo ndakorotira ikiganiro cyetse hari ikindi uvuga. Icyo nashaka kuvuga reka twitege ko ngewe icyo icyanyuma gusa navuga ikintu twebwe turashaka ubutabera. Yego. Turashaka ubutabera mu bigaragara ko twaratsikamye dusa naho twarenganye. Musama ntimwemera ko umwana wanyu yaba yariyahuye. Yego. Ariko mubonye ibimenyetso bifatika, mubonye raporo autopsikerekana ko arimo sumu yapanya, mubonye tubonye ko yiyahuye nabwo twabirenganyiriza ikigo ko batamwitayeho. Kuko nta kuntu wambwira ko rero umwana akarenga gate akajya kugura umuti akagaruka akawunywera mu kigo aho haba harimo uburangare cyane butamwitayeho. Ese kome n'ikirahure tukahamagarwa yanyura muri jaride tugahamagarwa kuki ajye kugura umuti akawunywa ntibimenyekane. Ese ko mufatana turinete mu minota 5 bikamenywa kuki mu minota 10 yiyahuyemo bitamenyekanye. Noneho ubwo nureka simbogame cyane. Yego. Ariko nukuvuga ngo nanone umuntu wiyahuye umuntu wanyoye umuti w'imbeba, umuntu wanyoye tiyoda, hari ibimenyetso imipfire y'uwiyahuye ntabwo ari imipfire y'urupfu rusanzwe. Nuvuga ngo wa muti umugeramo ugabanza guhangana nawo, hari ibimenyetso agaragaza, hari kuba agite, abari hafi bakaba bamenya ati niki kibaye kuri uyu. Wigeze kuvuga n'ibyo bamuramije, hari igihe bahita batabara bazana amata bazana amakara hakagira igihinduka. Ibyo nabyo byakabaye bikorerwa nta muntu wabitubwiye byamubaye, abantu babivuga niyo bitakorerwa raporo ariko abamubonye bakabati byagenze bite muri ubu buryo yageze kuri centre de santé imeze bite kumurwanaho gutya binanirana. Umwanzuro wo kumujyana kuri centre de santé wari wambwiye ko wafashwe uti
bari babonye iki ntabwo tuwuzi kuva mu kigo hagati y'ikigo na centre de santé kuva mu kigo ashyikirizwa centre de santé twe ntabwo tubizi kuko twe twahamagaye na poste de santé ibwira abamuvanye mu kigo bamujyana centre ntabwo babwiye umuryango yego centre de santé niyo yababwiye niyo yatubwiye bivuze ngo bashobora kuba mu kigo barabonaga ari ibyoroshye bakamujyana muri centre de santé nk'ibisanzwe hanyuma centre de santé ikabona birakomeye ikabona guhamagara umuryango ntabwo ari ikigo cyahamagaye umuryango twahamagawe n'umunasi wo kuri centre de santé niyo hamagaye Françoise aramubwira ati umwana wawe ari mu bihe bye bya nyuma rwose pe baravuga ko yiyahuye ariko aragaragara nk'umuntu ugiye gupfa hanyuma ariko ikigo cyari giherutse guhamagara kuvugana n'ababyeyi kuwa gatatu umwana apfa kuwa gatanu yego kuri Linette baravuganye ariko ku burwayi ntacyo bavuze ibyo nabyo ni izindi metero ntange niba wasoje mbwira ndumva nasoza mvuga ngo n'ibindi bigo bindi byose bamenye ko hari imyaka abana bageramo bakaba bakwikora ibintu hakabaho tolerance nk'ababyeyi bakumva ko aje umwana arimo nawe wayigezemo ukajya usa n'utorera niba ari Linette niba ari ikindi kintu akoze ukamuhana ariko utamublessa okay nibyo bakunze bakarejya Omar Pano ndabizi ko barahari benshi abadirecteur barahari ababyeyi bafite abana barahari mu minsi ishize byabaye nk'ikintu cyari kimeze nka courant abana bagwa mu bigo abantu ababyeyi bamwe bakabifata ukundi byaravuze mu gitisi ngira ngo muri Ruhango bivugwa Musanze bivugwa Izaza n'ubimanza ziracyakomeza bivugwa Imuhura ariko ibishobora kuba byatuma umuntu ava mu mwuka ni byinshi ariko ababyeyi benshi nk'umuntu iyo bidasobanutse nabwo niho abantu bakomeza kwibaza byinshi ntabwo ahangaha tugira ngo tuvuga ngo icy'ingenzi nuko haboneka urumuri mu buryo mu nzira uyu mwana Happy yaciyemo kugira ngo abe atakiri mu bandi ku mwana wari ufite wo mujyambere rugeze mu mwaka wa gatatu impamvu zishobora gutuma umuntu apfa ni nyinshi ariko iyo hatariho urumuri iyo bidakeye abantu haguma rwa runtu so rero abafite mu nshingano nabandi dukomeze dufatanye abana biganaga na Happy wo tuzahura tuzabiganire abo mu kigo cy'Igatovu abo muri quartier Muhumuza tuyemo abo bonzabasura bitari kera cyane ariko nibazahore banyiteze ariko baturanyi mu mudugudu n'akagari tuzamenya ayo makimbirane avuga kwa Muhumuza yatuma umwana afata umwanzuro wo kwiyahura nayo tugomba kuyaterera imetero ntacyo twayakoraho ariko tukamenya ngo koko dore umuryango ubanyutya ushobora gutuma umwana yafata umwanzuro yo kwiyambura ubuzima ariko umwana wa gatatu afite bakuru be afite n'abarumuna be ari hagati nabyo nibyo gutererwa imetero kuki amakimbirane yo mu muryango wa Muhumuza yakwiyahuza Happy kurusha bakuru be n'abarumuna be so nicyo tubereyeho bakunzi bakarejya Omar Pano ibiganiro byacu nakagaruka murabizi gahunda ihora ari ndende ni ahangaha nicyo kiganiro dukoze gisoje ukwezi kwa 10 kwabayemo akazi kenshi kandi no kwa 11 kuratangirana n'akandi kenshi ariko byose tubizana kugira ngo abantu bige bamenye ibimenyetso n'undi mudirecteur umuyobozi w'ishuri ni haramuka hapfuyemo umwana menya gutanga ibyo bimenyetso byatangiye biti ibi niko byagenze Izaza niko byagenze Imuhura n'ibindi bigo byose byagiye bitanga raporo zifatika ziti byatangiye bitya Izaza aho baragezeho baremera bati hari abana bakubise mugenzi wabo n'ubu ngubu biri mu nkiko barajuriye ariko bigira inzira bicamo rero kuvuga ngo ubundi mu kigo nk'uko uyu mubyeyi yabivuga ibiribwa mu kigo byose biba bifite uburyo byinjiye nuvuga ngo usibye byatanzwe na refectoire ibindi nibiva muri kantine niba rero kantine icuruza wa mugani ibyo binini by'imbeba keretse nanone umwana yarakivanye wabo nibasake nabyo kera nibuka ko kugira ngo twijire nabwo basakaga bakamenya ko bakabaza atakanaga cyakanagaki nkuko babonye Linette n'ikinini cy'imbeba bakibona uko byagenda kose urumuri rurakenewe ku kibazo cy'uyu mwana wapfuye amarabira ku myaka 15 Muhumuza Happy twese twifatanyije n'umuryango wabuze uyu mwana kandi ubwo ni igihugu kiba gihombye umwana rugeze mu wa gatatu agiye gukora turonkoma akajya mu wa kane ibyo yari kuzakorera igihugu ubwo nabyo birapfoyanze gukomeza kwihangana tukihanganisha umuryango nawe nkushimire madame urakoze ongera utwibwira izina nitwa Bora Chantal
nkaba ntuye mu karere ka Musanze. Ndi umudamu, ndi umubyeyi, mfite abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Ukaba nyirasenge wa Happy w'uyu mwana turi kuvugaho. Wa Happy yitwa Ineza Muhumuza Happy. Yego. Mukomeze kwihangana kandi na bamuhumuza n'ababyeyi ba Happy babwire bakomeze bihangane. Asante sana. Namwe murakoze cyane. Abashaka kwiga imodoka bagiye kwa Mwarimu Clement 0782 48 37 22. Mwakoze cyane.